Turabashuje cyane inshuti zacu bakunzi ba BBM Official gatatu. Twongeye kubaha ikaze nanone mu biganiro byacu bya buri munsi. Murabizi ko tubagezaho ibiganiro byiganje mu buryo butatu. Ibiganiro bijyanye n'uburere, family therapy cyangwa se parenting tips. Ibiganiro bijyanye n'ubuzima health, n'ibiganiro bijyanye na social life, nko kugira inama abakiri batoya mu buryo bunyuranye. Uyu munsi rero tubinjije mu gice cy'ubuzima, aho tuje kuganirira hamwe imimaro y'ingenzi cyane ya tungurusumu mu mubiri w'umuntu. Tungurusumu buri hari abantu batazirya, ngo umuntu waziriye ahumeka nabi n'ibindi, ariko tugiye kubagezaho akamaro gakomeye zifite mu mubiri. Nawe niba utajya kuzifata utangire uzifate, cyangwa se niba zifataga utazi impamvu ari ukwigana abandi, uzajya uzifata uzi icyo urimo urakora. Nyuma ya kino kiganiro tuzabagezaho n'ikindi kibereka uko umuntu akwiye kuzifata, kuko nabwo uzifashe nabi zibasha kukugiraho ingaruka. Cyambere rero, tungurusumu yongera ubudahangarwa bw'umubiri. Tungurusumu irimo ibinyabutabire nka alicins, babyita alicins. Ibinyabutabire ngo bifasha umubiri kurwanya indwara no gukomeza ubwirinzi bw'umubiri. Icyo ni icyambere. Cya kabiri, tungurusumu igufasha umubiri wawe. Tungurusumu ifasha umutima kugira ubuzima bwiza, mbega ifasha mu mikorere myiza y'umutima. Kurya tungurusumu buri gihe bishobora gufasha kugabanya umuvuduko w'amaraso, kugabanya cholesterol mbi aribyo bita LDL, no kongera cholesterol nziza aribyo bita HDL. Cya gatatu, tungurusumu ifite ubushobozi bwo kurwanya uburibwe bw'umubiri, uburibwe bw'imbere mu mubiri n'ububabare. Hari nk'igihe umuntu aba afite impamvu zituma aribwa nk'uburwayi bw'imbere, rero tungurusumu ibasha gufasha gutuma buriya buribwe bugabanuka, kuko ifitemo antioxidants cyangwa se antioxida n'ibinyabutabire bya sulfure nyine muri tungurusumu bigabanya uburibwe bwo mu mubiri, kandi bikaba bifasha kwirinda indwara zidakira zira bita chronic diseases. Ni ukuvuga ngo tungurusumu ibasha no gufasha kurwanya indwara zitandura arizo bita chronic diseases cyangwa se maladie chronique. Icya kane, tungurusumu ifasha mu kunoza imigendere cyangwa se imitemberere y'amaraso mu mubiri. Muri make, mu kuyungururwa kw'amaraso, gutuma amaraso aba ari meza mu mubiri, tungurusumu ibigiramwo uruhare runini. Tungurusumu rero ifasha amaraso gutembera neza mu mubiri, no kwirinda kwibumbira kw'amaraso. Ni ukuvuga ngo ibyo bita blood clotting. Blood clotting ni uburyo amaraso yibumbira. Urumva ya maraso yibumbiye bituma adatembera neza mu mubiri. Kudatembera neza mu mubiri kw'amaraso biteza ibibazo binyuranye, umunaniro, bibasha no gutuma ahubwo umutima uhagarara, cyangwa se umuntu akagira stroke, akagira ikibazo mu bwonko, bitewe n'uko nyine amaraso adatembera, byatuma mu mutwe hagira nk'amaraso adahagije. Rero tungurusumu ikindi kintu ifasha cya gatanu, tungurusumu irimo ibyo bita antioxidants. Antioxida twabibonye haruguru. Antioxida ibyo bigize bifasha kurinda ibyo biyigize, cyangwa se izo antioxidants bifasha kurinda uturemangingo kwangirika, uturemangingo cells, bitewe n'ingaruka z'uburozi. Bigabanya rero, urumva hari uburozi buba buri mu mubiri, toxics biba biri mu mubiri, bishingiye ku byo turya, ibyo tunywa, uburyo tubaho. Izo rero nibyo twita uburozi, nibyo twakwita uburozi. Ahangaha izo toxics zibasha kwica utunyangingo tunyuranye mu mubiri. Rero izi tungurusumu kuko zifite zira antioxidants, bibasha gutuma buriya burozi cyangwa se zira toxics ziri mu mubiri zitangiza uturemangingo, kandi bikagabanya ibyago by'indwara, indwara nk'iyo bita azema, niyo bita dementia. Ni ukuvuga ngo hari indwara nyine ubasha kutarwara bitewe n'uko wariye tungurusumu. Ikindi kintu tungurusumu ifasha cya gatandatu, tungurusumu ishobora gufasha
kugenzura cyangwa se kuringaniza isukari yo mu maraso. Ni ukuvuga ngo ubushakashatsi bwagaragaje ko tungurusumu ifasha kugenzura cyangwa se kuringaniza isukari, urugero rw'isukari mu maraso, bigafasha abantu rero bafite diyabete cyangwa se n'abandi ubona umubiri wabo wegereza kugira diyabete. Murabizi ko diyabete ni igihe isukari mu maraso y'umuntu iba yazamutse. Rero tungurusumu ibasha gufasha gutuma isukari yo mu maraso iringanira ntizamuke cyane. Cya karindwi, tungurusumu ifasha umubiri w'umuntu, irwanya indwara zandura. Tungurusumu ifite ubushobozi bwo kurwanya bagiteri, udukoko twandura ibyo bita viruses cyangwa se virusi, n'uburwayi buterwa n'imyanda, fungus cyangwa se fungus, sinzi ko babivuga, ariko fungus ni indwara ziterwa n'imyanda. Kandi bigafasha kandi kurwanya ibicurane, gripe n'izindi ndwara ziterwa n'udukoko. Murabizi yuko iyo umuntu arwaye gripe, arwaye ibicurane, usanga abantu bafata ibintu byo kwifashisha by'umwimerere, ibyo bita natural remedies, harimo za tungurusumu, harimo za tangawizi. Bifasha rero kugabanya cyangwa se kurwanya ziriya ndwara zandura. Ikintu cya munani tungurusumu ifasha kurwanya uburwayi bw'amara. Ni ukuvuga ngo tungurusumu ikora nka prebiotic. Prebiotic ni ukuvuga ngo ni kugaburira udukoko twiza two mu mara, kandi igafasha mu igogora ry'ibiryo bita digestion. Udukoko twiza two mu mubiri mvuze haruguru, ni ukuvuga ngo mu mubiri habamo udukoko twiza, hakabamo n'utubi. Utubi nyine ni twa tundi tuba developed, cyangwa se iyo twiyongereye duteza indwara. Rero utwiza dufasha gutuma udukoko tubi tugabanuka. Rero tungurusumu iyi ngiyi, uburyo bwa prebiotic butuma turiya dukoko twiza two mu mubiri, cyane cyane mu mara, twiyongera, bigatuma rero udukoko, birumvikana, niba twiza twiyongereye, utubi turagabanuka. Ibyo bigatuma amara akora neza. Cya cyenda, tungurusumu ifasha mu gusukura umubiri. Ni ukuvuga ngo ibyo bita excretion. Ni ukuvuga ngo hari imyanda iri mu mubiri ibasha gusohoka hanze bitewe n'uko ufata tungurusumu, cyane cyane biciye mu ruhu. Ikintu cya cumi tungurusumu imara mu mubiri, ari nacyo tugiye gusorezaho. Tungurusumu ishobora kugabanya ibyago byo kurwara kanseri. Ubushakashatsi bwerekanye ko kurya tungurusumu buri gihe bishobora kugabanya ibyago bya kanseri zimwe na zimwe, cyane kanseri zo mu nda, n'iza colon. Colon ni kimwe mu bice bigize ubura bunini, igice cy'inyuma cy'ubura bunini, cyangwa se large intestine, cyitwa colon. Rero kanseri ya colon na kanseri zo mu nda zinyuranye, kanseri z'igifu, kanseri z'amara, zibasha kwirindwa binyuze mu gufata tungurusumu. Ibi biterwa n'ibinyabutabire bya sulfure biba muri tungurusumu. Rero tungurusumu ni akantu k'ingenzi cyane ku bantu bagafata, karafasha abantu. Rero muyoboke tungurusumu, ariko mukazifata ku rugero rutoya, kuko iyo uzifashe ari nyinshi cyane nabwo zirangiza. Tuzareba ibyago bibasha kubaho mu gihe wazifata nabi. Hari n'abantu batemerewe buriya gukoresha tungurusumu bitewe n'igihe barimwo, tuzabireba nyuma. Rero twari mu gice cy'ubuzima, ku buryo twakoresha tungurusumu mu gutunganya imibiri yacu. Yego, murakoze cyane. BBM official 3, subscription, share, kandi tubashimira cyane uburyo mukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Murakoze, mugire amahoro.